sha Debo mani uzi yuko ubwo byarangiye ndyamanye n'uriya mwana Gilbert mani ni ukuri kw'Imana kugeza ubu nonaha ndicuza kuba naryamanye na ruriya ruhinja ubuze ibintu rurimo rurankorera muri iyi minsi ariko nyine mani tuvugishije ukuri wenda turetse kwita ku ngaruka wenda zajemo nyuma mani cyokoze arabizi pe sha umva arabizi ngwiki uriya Gilbert ubwo uzi inkoresha afite ukuntu ingana ntanehuriye n'iy'umugabo wanjye yikubye cyokoze nk'inshuro esheshatu ni ukuri reka narakubwiye mani umugabo wanjye agira gato wigira ngo ndakubeshye shagira gato byahatari ariko uriya mwana Gilbert mani twararongoranye mva ivumbi riratumuka twararongoranye noneho uzi ibintu byabaye se ubwo nari nagiye kugamayo imvura yahise igwa noneho uzi kurongorana mu mvura mani cyoze niyo turu ya mbere iryo ubanza ku isi mani utaka uko ubyumva ugasakuza uko ubyumva umva bakakunyaza amazi ukayarekura uko ubyumva nyine sha ituriye mu mvura iraryoha byatari kuko ubwo uzi ukuntu byagenze se kugira ngo njyeyo mani reba nyine ejo bundi imvura yari yaguye urumva noneho nta hanzi yuko umugabo wanjye ahari niwe wari watwaye urufunguzo kuko niwe wari wagiye inyuma noneho ubwo mu gihe mbonye imvura isa nk'igabanutse nibwo nahise ntaha mva ahantu nari nugamye hari mu masaha 10 mani naraje ngeze mu rugo nsanga umugabo wanjye ntawe uhari ubwo kandi imvura yari itarahita neza nibwo igiye kujya noneho yagwa yakubye noneho mpamagara umugabo wanjye kuri telefone hehe no kwitaba fone ndamuhamagara fone ye yanga gucamo bakompozi iyi mvura dore sasa ngiramanuka ubwo Gilbert yasohotse yaragiye kujugunya nyine sinzi imbaraga agacupa kaje agiye kukajugunya nibwo yahise ambona ahantu nari mpagaze ahita ambwira utese Yarive uri aho ngaho ndamubwira uti yego ndi hano ahubwo reka nzunyugamishe nibwo naje mpita mu nzu kwa Gilbert urumva mani nuko umve ngo nta na gahunda pe yari ihari yo kurongorana nawe kuko Gilbert ni umwana mubyaye kangahe nta gahunda yari ihari yo kuryamana pe ahubwo ni cya kibazo cy'umushyukwe umuntu aba amaranye iminsi yatarongorwa neza ugasanga nyine umwana aramufatiranye bitari biri muri gahunda ubwo naragiye nugama imvura kwa Gilbert ubwo ari nako nkomeza guhamagara umugabo wanjye mubaza amana yanjye uri hehe mwandikira message uri hehe wasizeho urufunguzo se basi mubuze naragiye ndicara ndatuza imvura sasa yaraguye iragwa irimo amahindu ubwo muri salo yo kwa Gilbert hari ahantu havaga hafi naho nari nicaye ntambwese Gilbert ubundi wanze ni igikote niba ugifite nkifubika cyangwa ukabona hejuru kuvureri Gilbert yarambwese ahubwo Arive wagiye ukaba wiryamiye ku buriri ko nta kibazo hariyo kuvurera ishyuha genda uburyamye umugabo wawe naza ndahita nkubwira cyangwa se imvura nigabanuka ndahita nkubwira genda wirambitse ubushyuha ubwo Gilbert sinzi utuntu abanaga ari gutunganya muri salo nyine yari mu masuku mani nahise mpaguruka niruka kubera imbeho nari mfite mpita ngenda njya mu cyumba cye nari nyizi nari nsanzwe njya mu nzu yereka nze si umuturanyi nari nsanzwe njyayo njya mu cyumba cya Gilbert mva uko nakagiye ikintu nakoze nabonye hari amasogisi amanitse hejuru muri portemanto mpita nyafata ndambara mpita ninjira muri kuvureri ndiyorosa mani imvura yaraguye kubita iminota 30 Gilbert hashize akanya mbona aje mu cyumba araza mbona ari muri mari arimo gushakamo amashuka ndangije ndamubaza se kuri n'amashuka ugiye gufura arambwira uti hoya njyewe ngiye kuba ndyamye mu ntebe hari mu ntebe kuko ari hafi y'urugi nyine hari hakonje ndavuga se ubu njye ndaryama mu buriri bw'abandi undi mwana ajye mu ntebe nahise ambwira uti hoya njye nanashyushye kuko birinjye niyo najya mu ntebe bwe n'uburyamye mu buriri bwawe nta kibazo yahise ambwira uti hoya ryama nawe ubwo reka twese twiyoroze dushyuhe nta kibazo twagiye mu ishuka nk'uko wawujyanye na musaza wawe mu buriri twaragiye turiyorosa ka Gilbert nyine kari gakonje kari kavuye no mu mazi kanije karambwira uti sha Arive wapa bariyo kamfumbata ko numva wishyushye byahatari man nagenda mufumbata pe nahise mpindukira ndamupfumbata ariko apana kumwe nyine urebana n'umuntu yari yateye nyine yari yanteye umugongo nanjye nza nturuka inyuma ndamupfumbata
amupfumbata turasinzira, nta nubwo twigeze tunaganira ibintu byinshi. Igitotsi cyarantwaye, ntumbaze igihe namurekuriye, ntumbaze uko byagenze, naragiye ndaryama ndahindukira, ahubwo noneho mutera ikibuno jyewe. Gilbert niba yarasinziriye niba atarasinziriye simbizi, nongeye kwicura mani, umuhungu yashyutswe koko, yashyutswe gutya igitsina cye kirimo kirankoraho ku kibuno. Oya, yari yambaye ipantaro y'itiriningi y'umukara, urumva, ariko nyine ikiboro cye cyahagaze nyine cyatumbarajemo mu ipantaro kiri kujya kinkoraho, maze ngo amaboko ye yari arihe, nasanze umuhungu yanshakiye gutya amabere, ariko inyuma ndicura gutya nsa nk'uwikanze, ariko numva imvura noneho yakamejeje koko nyinshi, hahandi nanamuvugishaga twegeranye ntanyumve neza, noneho si utagira parafo mu nzu, nanamuvugishaga ntanyumve, nyinshi irimo amahindu. Naramwihoreye ndavuga uti kankureke ukomeze wiryohere, ndamwihorera ndakomeza ndasinzira. Umwana w'umuhungu yakomeje kunkora ku mabere mani, noneho niba ari uko numvaga n'uruhoro rwe rurimo rurankoraho mani, nabuze ibitotsi kandi ubwo ngo nari nkangutse mvuye mu bitotsi, ariko kongera gusinzira byaranze neza mbura ibitotsi. Ndavuga uti mana we, ibi bintu ni ibiki biri kumbaho, mbura ibitotsi, ahubwo noneho ntangiye gushyukwa. Ikintu nahise nkora, nkujya mushyukwe wese ushaka uko wagira ngo niba nitwibanire, none se mani njye sinakubwiye ngo umugabo wanjye ni umuntu utazi kurongora, icyo ni icya mbere, ni umuntu ufite agapipi gatoya, basi yaba ataranabizi, afite igitsina cya hatari, wazajya ukifatira ukabyikorera, byose ntabyo. Oya nyine twabanye twarabanje kuryamanaho, ariko bari barambwiye ngo wowe tuza, niba umukunda koko nugera mu rugo wazagenda abimenyera, kandi uko nguko mugenda mumarana igihe, umwe agenda yiga undi, undi akiga undi, ku buryo kwitanaho bitabagora. Ariko ndakubwiza ukuri mani, njye n'umugabo wanjye ni urundi rwego, arangiza iminota 2, icyo ni icya mbere. Niyo ngize ngo basi nigire hejuru mbyikorere, niyo mani agahita arangiza. Mbese kurongorwa byo ni ntabyo pe, ntabwo njya ndongorwa, naba nkubeshye. Ubwo sasa numvishe umushyuko utangiye kunyica, mpita mfata amaboko ya Gilbert nyikura ku mabere mani, nahise mvuga uti uyu mwana nandekure, hato atanangwisha mu cyaha. Nahise mfata amaboko ye nyikuraho, igitsina cye ntabwo nari bumusunike ngo igire inyuma, ariko amaboko yaramfashe ku mabere nayikuyeho, ndayasunika nyikuraho gahoro, ndatuza ndiryamira. Ntangiye gutora agatotsi nsa nkaho nanabyikuyemo, numva umwana akoze ku kibuno. Noneho urabizi iyo umugore aryamye akenshi ijipo zirazamuka, ijipo yari yageze mu gutwi ntanabimenye, ngiye kumva mva umwana akubise ikiganza ku kibuno. Mwana yanjye we, ankoraho bukeya gake, ankozeho mani, amashanyarazi aramfata. Kuki umanuzi iyo umaranye igihe umushyukwe biba byoroshye guhita umuntu awubyutsa. Umwana yanteye umushyukwe, kandi baza ko nta na karese zirenze yaranankoreye, nta n'ibintu birenze yarankoreye, uretse kumva ko gusa uruhoro rwe ruri kunkoraho n'ibiganza bye biri kunkora ku mabere. Naragenda ndashyukwa pe, ndashyukwa, ariko ndifata ndavuga uti ndi umubyeyi, ndamuruta. Urizi ko Gilbert afite imyaka 24, ngahibaze ni umwana. Ndatuza ndamwihorera, ashira umwanya, kera kabaye umwana nkora ku mabono. Uzi ibintu yakoze, yagize atya yikora nyuma mu ipantaro, nabyumvaga, ariko nkibaza se yagiye kwikinisha ari mu biki, mwumva sinzi ibyo arimo, kuko nubwo nashakaga ko tunavugana kuri izo ngingo. Ngiye kumva numva umwana akuyemo igitsina cye, afite ikintu bita igitsina, kiva hano kikagera hano. Oya, nta nubwo kibyibushye cyane, ariko ni kirekire. Ubwo yagikuyemo akirambuye gitangira kunkora ku kibuno, noneho gutya kinkoraho atari mu mwenda mani. Nahise numva imisonga mu gitsina cyanjye, ndavuga uti mwokagira Imana mwe, uyu mushyukwe ndawutahana, ko mbona n'ubundi n'uyu mwana nawe yabishatse wabikora. Nagize imitima nk'igihumbi, mbega umushyukwe uryamye, mwana uzi ko igitsina kirakurya, none uba wumva harimo akantu kari gutera, niba wowe kabangama we, kajena nawe. Ubwo umwana yagize atya
afata igitsina cye mu ntoki atangira kujya akinkozaho, agikoza ku mabuno, agikoza ku mabuno. Naravuze uti rero ntundi ni nkaho mpereka kurongorwa mbere y'uko mbana n'uriya mugabo wanjye, kuko kuva twabana buriya sindamuca inyuma. Ni ukuri ko Imana ari ihanganye, umushyi kukanyica nkakaraba amazi akonje mu bintu kigatuza, ariko ni koko hashyiramo rimwe, kandi wumve ngo bamuhaye imiti bamuhaye ibiki byose, ariko nyine byaranze. Ubwo ikintu cyakurikiyeho, ubwo naravuze uti rero njyewe numvishe nyine igitsina kindiye hahandi niba ufite umutima ukomeye mwana utabyihanganira. None yankuzagaho n'igitsina kinakumva ukuntu kingana, mwana we nkumva ndi kurushaho gushyuka. Naravuze uti ngiye kubikora ikiba kibi. Wa mwana yakomeje kunkoraho, arangije noneho arongera azamura ibiganza bye atangira kunkora ku mabere, noneho ndamwihorera. Ubwo wenda nawe yabonye mwihoreye ahita abikeka ko nemeye. Umwana yagize atya kunkora ku muko, arazihagaritsa koko ziragenda zirahagarara, arankarisa. Ubwo naravuze uti rero reka ne gukomeza kwifata. Nahise mpindukira, mu guhindukira ariko numva umutima uri kundya. Buriya Mana ibintu bitarimo amahoro uzi ko umutima utuburira ariko ntitubimenye. Numvishe umutima uri kundya, ndavuga si umwana w'abandi, ariko ndavuga uti hoya reka tubikore rimwe numve n'ibyo ari byo. Nagize gutya nyihindukira ndetse nk'ugiye gutya mfata igitsina cye mu ntoki, Mana numva kabisa kirimo. Ndavuga uti iki nabwo nagenda kitankozemo, niko gutangira nanjye kuyikarisa rero sasa mu ntoki. Ndayikarisa, umwana agira atya arambwira ngo Arive ngo wakuyemo ikariso. Nuko yambwiye, kandi ugabimbwira ari kuyikurura ayimanura, rwose ndareka ayikuramo. Amaze kuyikuramo ubwo ahita anyiyegereza cyane, bwari butangiye no kwira ntabwo ari hakibona, atangira kwinyegereza cyane. Arangije ahita amanura ikiganza nkora ku bintu, ahita nyine asa nk'usunitse akaguru kanjye kugira ngo nkatandaraze, ubundi atangira kuntera finga. Yewe agikoramo yumvishe hatse umuriro mu itanura. Buriya yaratunguwe nuko yanyihoreye. Arangije umuhungu aratangira antera finga, noneho akimara gukozamo urutoki, Mana yaravuze uti koko ubundi kuki umugabo wanjye bitajya bihinduka. Ubwo yanteye finga, ntera finga akanya gatoya, hashize iminota mike cyane, umuhungu ahita yeguka anza imbere, noneho anjya hejuru nyine, ahita afata umupira nari nambaye arawuzamura, ariko ntiyawunkuramo, ahubwo agira utya asusura amabere mu isutiye. Mana noneho ahantu yanyiciye mu mutwe yahise yonka, yahise atangira kunyonka amabere. Mwana we ndavuga uti ibi ni ibiki koko, ndavuga uti ariko biraryoha. Umwana anyonka amabere n'imbikubwiro byombi. Ubwo kwa nyonka amabere niko akaboko kari hehe, kari mu bintu karimo karankurugutura nyine antera utuntu tw'udufinga. Urumva ikintu cyakurikiyeho, umwana yagize atya aramanuka aca bugufi, ngiye kubona mbona akoze ibintu mu buzima bwanjye nari ntarabona. Uzi ko yansishije Mana, aransisa ashyiramo ururimi we, akajya afata imyeyo akayinyunguta, akagira utya agafata umweyo umwe akawurekura agafata undi mweyo. Yaransishije. Ndamubaza Jiribe, naramubajije uti kure muto ibi bintu byo konka igitsina gutya wabimenye ute, wabikuye he? Arambwira uti umuntu umushere bakundanaga nyine ngo yakundaga kubikorera ngo agenda abimenyera gutyo. Mana yakubise mu rurimi mo ari hagati, noneho agira gutya arabihuza ashyiramo n'intoki. Mana uzi yuko natangiye kuzana amazi ataranandongora, atarayishyiramo, intoki ebyiri zonyine yari yashyizemo, amazi yatangiye kumeneka. Umva Gilbert ubwo barambwiye uti Arive uzi ko ntari nzi yuko ugira amazi, uti nubwa mbere bino bintu mbibonye. Ubwo nahise mubwira uti ahubwo ushyiramo, mbabarira ushyiremo ndumva mpfuye. Nta n'uwigeze atekereza agakingirizo. Umwana yanje hejuru amfata n'ankoresha positeri, nayo ni ubwa mbere nari nyikoze. Amfata n'amaguru yanjye abiri ayashyira bene hano gutya, arayatsikamira ubundi ayishyiramo. Nari narabaye nk'isugi, yayishyizemo irinjira nyumvira mu bwonko. Mpita mubwira uti umva Gilbert bikore gake gake, mbabarira nari maze igihe kinini ntabikora,
utambabaza. Arambwira turabeshya ubana n'umugabo umutima utisha byorere. Byarangiye rero ndongoye, byarangiye ndongoye rwose, arandongora. Umwana agiye kubona abona amazi araje, kubera yuko nari maze igihe kinini ntabikora kandi nshyushye, amazi yari menshi, uzi ko yanyaje, nkumva ndaruhutse, numva wagira ngo bankuyemo nk'imyanda ingana gute se, ni nk'umuntu batuye umutwaro. Impano umuntu aba agendana imitwaro atabizi, numvishe nduhutse mu bwonko ndi gutekereza neza. Cyokoze uriya mwana ararenze, yaranyemeje ariko byumve. Ubwo Gilbert rero twararongoranye dukora positeri zose, yarakinyaza ngeze aho ndanaririmba koko, ndasakuza ndataka, noneho kuko imvura yari irimo kugwa nta muntu urumva ari bunyumve, nanjye ubwanjye Gilbert sinamwumvaga neza twegeranye. Mane yarandongoye aranswera pe, ndavuga uti hano uranyemeje, kera kabaye turarangiza neza, turangiza gutya n'imvura iri kugabanuka. Nahise nambara vuba, nta n'ibyo kwitabaza, nabwo tuhoya ibyo biretse. Nahise nambara vuba tuhita tujya kwicara muri salo. Ariko mane narabwiye Gilbert, iyo matera yawe sinzi ibyo urayikorera. Arambwira tuhoya mfite indi. Narambwira ati gusa urakoze pe, nicyo kintu nakubwira, urakoze rwose. Byararangiye rero ibyo ngibyo. Kera akaba yashize nk'iminota 30 umugabo wanjye yaraje azansaba imbabazi nyine ngo mubabarire, ngo yagize accident, nyine azambwira ibintu byinshi, mu mutima utewe n'ubundi uje usanga nifitiye akanyamuneza nta kintu nakubaza, ndamwihorera. Mva nimugoroba nabwo umugabo yarongeye aransaba, ndakimuha gikinira iminota ibiri niyo myinshi, ubundi ni umwe. Ibyo byarabaye. Ubukeye bwaho Gilbert rero yarampamagaye ngo ninze ambwire, ngira ngo wenda agiye kumbwira uti hari ikintu wibagiriwe ahangezeyo. Gilbert arambwira uti Rive, biriya bintu uko byanze kumva mu mutwe, waje tukongera irindi rimwe. Narambwira uti rero Gilbert, byarabaye ariko yari amakosa, njyewe mfite umugabo tubana ndubatse, yari amakosa, reka tubikore nta kibazo ariko ntibizongere. Nahise mbyemera kubera yuko yari yanryohereje, buriya umva ngaho yo nyina ahorayo niyo yaye, ariko birangira tubikoze. Ariko icyatumye mbikora nuko nanjye numvaga mbikumbuye. Mwana iyo hari ibintu bikuryohera ukibaza hari harimo ibirungo, hari harimo ibiki, umva wagira ngo ejo cyari kirimo ibirungo. Ubwo twarongeye turabikora. Uwo munsi wakurikiyeho tubikorera iwe, nanone umugabo wanjye yari yagiye, twarongeye turabikora bigenda neza. Ariko ndavuga uti ibi bintu nishinze uburyohe bwiye, ariko ni ukuri byabaga biryoshye, numvaga nanjye twazajya duhora tubikora. Ariko naravuze uti nishinze uburyohe bwayo nazasenya, kandi Gilbert atakira mu rugo, byibuze nsenye nsanze undi mugabo nta kibazo. Uriya mwana se nawe ukishakisha ntabwo nyine byakunda. Naravuze uti ibintu reka bibe ubwa mbere n'ubwa nyuma, nubwo biryoshye. Nuko byarabaye, ibyo birarangira. Hashira icyumweru Gilbert reka nyandikira message uti ko mukumbuye, ariko nyine yaranje arambwira uti uri wenyine, ndavuga yego. Anyandikira message uti se ko mukumbuye, wambare tukongera tugahura rimwe noneho bwa nyuma. Ntanazu yaje nanabitekerejeho, nahise ambwira uti hoya byarangiranye na kiriya gihe, mfite umugabo ntabwo byakunda, shaka abandi bakobwa bakiri batoya nyine ubona muri mu kigero kimwe, genda ashaje. Gilbert yarambwiye uti Sarive, gute wankora ibyo bintu narakuryohereje, gute wankora ibyo bintu? Ndamubwira uti genda, umugore ndubatse ntabwo byakunda, reka umwana kera kabaye ambwira uti nutampa ndabibwira umugabo wawe. Ndavuga uti karabaye. Yarabimbwiye uti nutampa nzabimubwira. Nahise amubwira uti ujye uba muzima, jya umenya ko uri umuntu w'umugabo, nta soni, ntuzongera kumbwira ubwo bugore iki. Numvaga ngeri blague ari nko gukina atabimubwira. Zashize iminsi 2 Gilbert yarongeye arambwira uti Arive, na n'ubu ntabwo ushobora kongera kumpa, n'uburyo waryohereje nk'iyo hakuye nanjye nkagushimisha ntabwo ushobora kongera kumpa. Narambwira uti hoya ntabwo byakunda. Umva umwana rwose ndamukatira, urumva ndamukatira, ndamubwira uti ntibizongera. Mani hadaciyemo n'icyumweru, ejo bundi umugabo wanjye tumaze kurya arambwira uti ndashaka ko tuganira. Ntabwo rwose nakekaga ibyo bintu kuko uriya mwana yabimubwira, yambwira ndashaka ko tuganira, ngira ni iby'ibindi bintu. Arambwira uti gute wanciye inyuma ukaryamana n'uriya mwana?
Yego baba, uti wamburanye iki? Niba hari icyo wamburanye tujya kubana, ntabwo twari twarabanje kuryamana? Niba warabonaga ko nkurongora nabi, kubera iki wemeye kubana nanjye? Imana yaransomeye arambwira uti ntabwo ari amafaranga washakaga ko nawe ubwawe urayifitiye, ahubwo gute wagiye kunca inyuma ukaryana n'uriya mwana tubyaye ukansuzuguza bene kariya kageni. Utu mwana njyewe yarambwiye ngo waragiye uramufatirana, ngo uramufatirana ngo arebye ngo abona ngiriye impuhwe bituma aza kubimbwira. Uturetse ko nawe ari ikigoryi, ari imbwa, uzi ukuntu wisuzuguje. Uti noneho umuntu ubibwiye njyewe ibaza abandi bantu azabibwira. Umugabo yahise ambwira uti ariko buriya tugomba gutandukana, ntabwo nagumana n'umugore umeze nkawe, n'uwarya imbwa yarya inzungu. Urabuze undi muntu muryamana w'umugabo? Yesu Kristo. Naravuze uti se ndi kurota, ntajya nigira gutya nkirya urwara munsi y'intebe, nkajya nirya urwara ngo nkanguke, kuko numvaga ibyo bintu bitabaho. Yesu we, amaturo abiri yonyine nakoranye n'uriya mwana. Umugabo ariko buriya ejo arambwiye uti ningaruka singusanga, ibyo wazanye urabizi, oya twasezeranye kutavanga nyine ntuzi. Ejo sinzagusanga aha, ibya divorce tuzaba tubyigaho nyuma, ariko ndi kukureba nkumva iseseme iranyishe. Uti hanyuma uriya mwana nyine ni umwana ukodesha mu mazu yacu, ejo nawe agomba kurara mviriye mu nzu, kuko yaravuze uti ntabwo nagomba guturana n'imbwa nk'iyi, agomba kurara mviriye mu nzu. Narababaye. Yesu we. Ubu rero nabaze uti niyo mpamvu naje kukubaza, nze mbe ncumbitse ahangaha nkomeze nterete umugabo wanjye ndebe ko yambabarira. Hano simubana muri babiri gusa harya, none se mbaye impaje nk'icyumweru hari ikibazo? Mwana nyumva ndicuza sinzi ukuntu nabikubwira. Nze mbe ncumbitse ahangaha nkomeze ngerageze nsaba umugabo wanjye imbabazi ndebe ko yambabarira, sibyo?